biragoranye cyane. Reka mbanze mutemo kano karirimbo kari gufiringa rave maze nawe wo yumve yuko hari ukuntu nyine turirimbo tujya tubikora, nawe warangiza ugahita umubwira nako karirimbo ndakagutuye. Wigeze ugira ibihe byo kuririmbira umukunzi? Ibyo nikondera kuntu tudutaye, wenda urebye n'ubu ngubu n'uwo turi kumwe bari ku gataye nka Kabwiza ntago bafite ubusataye nk'izabasha dibure kare ni agataye kananutse, ni agataye nyine gasayize. Muri uyu minsi bari kubwita bwa maneke. Gupanika ntago ari ukubana umutwe, ahubwo ni ukukomeza nyine ikintu ugafata ikintu cyari cyoroshye ukakizamura nyine ukagishyira ku yindi ntera. Icyo nicyo bita gupanika. Tubwira umuntu ati don't panic, nta bintu byose, nta bintu bireme. Kandi nyine mu bwego don't panic nyine utangiye kumva ako kantu kamaye akaguru kari ku kandi, umwana mwiza ari hariya ndi kumureba, cyo kurya n'icyo kunywa kiri hariya. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo amenya yuko aho ndi kubikura biri kuhava, biri kugabanuka, bitari kwiyongera. Wagumenya uburyo ki niba ari ako kantu mbwiye, ariko ko numva ndi buze gushiduka nkavuzera ndaza kurabura ako kantu kamaye. Za Jerome nitwe Musikandi on the mic, ndi kuri The Rise TV, televiziyo nziza, televiziyo y'Abanyarwanda. Nkuko mubyumva, Rise uzi icyo bisobanuye? Ntako cyambisobanura. Ntago wize se? Yewe se. Nize ikigoroba. Ariko iyo abantu buriya ngo umuntu iyo yize ikigoroba uranga aba ari umwana wo mu bakire, kuko bavuga ko abantu bajya kwiga ikigoroba ari abantu biga za kurudiswari bugira ku byumva. Hari ukuntu babajama tugenda twiga ikigoroba tuba twarivukiye ibyaro bakagukomangira ngo byuka ujye gusiga wahiye ubwatsi bw'inka. Hangiye kumvanga. Ubundi ubu ngubu narinzi ko iyo umuntu yize ikigoroba biba bisobanuye ko ari umuntu waba warize neza akajya yenza akajya no kwiga n'aya masomo amwishyura. Ahubwo wa wundi uba warakererewe byo bari kwiga mu gitondo akabyiga nimugoroba. Ariko noneho bitavuze ko hari igihe mu gitondo ibyo biza ari byo bagarurana nimugoroba. Bivuze ngo wize ikigoroba n'uwize amanywa byose ni kimwe, bikomeye cyane. Urangwa nabaho ko muri kaminuza hari umuntu uba wiga amanywa undi akiga ijoro. Hari akantu baba bahuriyeho, hari akantu ni ukuvuga na hano mu kazi gasanzwe ukora security ya kumanywa na security ya ijoro, byose ni security. Ariko ngo ijoro niryo rigoye. Ijoro riragoye, ariko none umutekano w'ijoro biragoye. Kurinda umutekano w'ijoro biba ririmo ibintu byinshi cyane. Musinziramo. Gusinzira. Yitwa The Rise. The Rise ni wumva ku bantu bize bavuga ko bize, nanjye wafasheho duke kubize. The Rise ni ukuzamuka cyangwa se ibintu bikavana hamwe biva hasi bijya hejuru. Rise ni ukuzamuka. Noneho ubwo ngubwo kuri The Rise byakunda nawe ibintu turimo ni ibintu byo kuzamuka, vibe ziri hejuru, ibintu byose kandi ibintu biri hejuru. Ariko buriya njyewe wenda nawe nakwibwiye neza, nitwe Musikandi, ndi umunyamakuru wa The Rise TV, by'umwihariko nkaba umunyarwenya. Byanga byakunda gahunda turimo no munsi, buri muntu tuba twagiye ku mihanda tugenda tureba impano zigiye zitandukanye, ariko hari n'igihe izo mpano utarazikurikiranye bitewe na gahunda yo gushaka amaramuko yo kwibeshaho n'ibiki, ariko ukaba ufite akantu bavuga ngo nanjye nari kugakora. Nuko nanjye ndi umukomediye nanjye nkagira utundi tuntu. Ako kantu k'urwenya noneho nanjye hari ukuntu njya nkoraho, nuko rwose nyine nanjye mba naragize icyo nkakwamira ibyaro nk'uko nguko, nta bintu by'ubushobozi biba birimo. Ariko ubundi habayeho akantu nk'uko kuzamurana nk'uko nguko, hari ukuntu nanjye mba ndi panike ngomba guhita nzamuka hejuru. Hari ukuntu ngo uri panike? Mba mpita mpanika nkahita nzamuka hejuru. Panike ubwo ni igihe nyine gupanika nyine ni ukuzamura ibintu nyine, ni bimwe ubona uko byari bigombaga kuba biri hasi ugahita ubizamura, wagwana nyine bikomeye cyane. None ko hari abantu bajyaga bakoresha ijambo gupanika nabi, bo bakavuga ko ubundi gupanika ari igihe ibintu wabiremereje mu mutwe ahubwo wawubannye. Gupanika ntabwo ari ukubana umutwe, ahubwo ni ukukomeza nyine ikintu ugafata ikintu cyari cyoroshye ukakizamura nyine ukagishyira ku yindi ntera. Icyo nicyo bita gupanika. Tubwira umuntu ati don't panic, nta bintu byose, nta bintu bireme. Kandi nyine mu bwego don't panic nyine utangiye kumva. Kandi mu bwego don't panic nyine umubwiye ngo byoroshye, none urambwiye ngo gupanika ngo ni ibintu wabikomeje nyine, wafashe ibintu byagakwiye kuba biri hasi. Nk'uko nguko dushobora kuba turi kuvugana nk'umujama, nk'uko turi kuzana ibintu byo kubigira byo guserera, bitware gake. Don't panic. Nyamara warize wize ibintu by'ikigoroba. Ni gake. Jewe ariko no banze ntago bangereranya. Banyita icyamamare Maître T Brown, icyamamare T Boy.
ubihuza ute icyamamare Titi Metero, Titi Brown, T-Boy? Ni byinshi cyane hano kubera utuntu nanjye mba naragiye nikorera. Ari ibintu bajyaga bavuga ngo abantu badafite izo baririmbye cyangwa badafite ibyo bahanze wari ukuntu barangwa no kugira amazina akanganye cyane. Ngo umuntu ngo wamwumva wajya kubona abantu bajyaga bajya mu kibuga yaba ataratangiye agatera ibimenyetso by'umusaraba uriya yavunikaga akigeramo. Yavunikaga akigeramo icyo akabanza agafata hasi akabanza agasari. None nawe rero ibyo bintu nibyo ukoze ahubwo don't panic. Don't panic twaregaye. Byoroshye ariko ubwo ni ukuvuga ngo noneho hari ukuntu ukurikirana, hari ukuntu uba wakurikiranye noneho ba bantu baba bakora utuntu turenze nk'uko nguko. Ushobora gukurikirana Rocky ubujya asobanura nkumva wagwana nyine utuntu tumanyera bashyiramo nkumva nkunze agasobanuye ka Rocky. Uburyo ushobora kujya hariya ku mudije uri kubaninga avuga nijugunyiramo agafilimi ka Rocky aho ngaho nanjye nirebera uko bimeze. Ngo bakakwita Titi Brown wagwana don't panic. Hano muri karitsiye ya hano Gasyata banyita T-Boy. T-Boy. Ubwo ni Titi Brown. Ubwo nyine urakurikirana Titi. Titi narajyaga mukurikirana ariko nyine hari utuntu yakoze cyacishamo. Titi Brown utuntu yajyaga akina hariya nyine football. Yakinaga umupira w'amaguru. Yakinaga umupira ariko yagiye akora utuntu twinshi dutandukanye ariko yaje kugira icyarazitara yakoze akantu k'akadega rero baramufunga. Baje kumufunga rero urumva n'ubu ngubu avuye za mageragere vuba aha ngaha. Ariko ubundi nk'ubu ngubu mu bintu bisanzwe nanjye nikurikiranira abantu b'abakomediya agasobanuye nk'uko nguko. Abona hari utuntu tuba tuza bashyiramo utuntu dusekeje ugasanga kuri umuntu aravuga ati reka ntabwo nabyemera. Ugasanga azamuye akantu nk'ako ngako kandi wareba nyine na show karimo wagahuje ukabona koko byari sawa. None Titi Brown we fana Titi wikinira football mu buzima byakunda uri hano sinzi ikintu ukora ntabwo wakimbwiye sibyo? Ariko nyine nawe hano uri kwikaraga nk'umujene. Mba ndi kwikaraga nk'umujene imihanda nkoresha imbaraga zanjye njyewe mba ndi hano mu makoperative yapakurura amamodoka napakira. Ukora muri uri umukarani muri make. Noneho hari ukuntu bajya bavuga ngo iyo wirebye nyine ugakurikiza ubuzima bwawe cyangwa se ugakurikiza ahantu wanyuze n'ukuntu wowe ubayeho ubwawe aka kanya ndakiye kudafite umwana. Akakanya ntawe ndagira ariko hari uwo bakubeshyera. Aho kumbeshyera ahubwo ndi kubiteganya noneho wanyawe atari ukuvuga ngo kandi mu minsi mike uragotomera. Bikomeye cyane. Ni iminsi isa ahubwo ndi amasaha ndi kuyabarira ku ntoki. Ubu haruze ngo magaranya n'umuntu mu mugoroba urarateye yamaye nka ahubwo si ubwo byaba bitaraba. Hari ukuntu mba ndi kwitegura gukozaho udutoki. Bikomeye cyane. Neze ugigira icyizere ko byara hari ukuntu usanga umuntu yizeye kabyara nyamara atabyara. Yego ko aho ngaho noneho hari ukuntu biba byaraguyemo mu myaka yacu yaho hasi ugasanga uratsitaye akakubwira ni nyamara twa tuntu twakoze hari ukuntu twagize ukamubwira ni bo bigenje gakeya dore turacyafite byinshi byo gukora. Ako kantu rero nta kuntu nk'umujene nkanjye naba ngeze aha ngaha kataragwamo ku buryo bitumubwira ni rero urabona biriya bintu twakoze hari harimo ibintu by'ikinira ariko by'urukundo ariko ibyo bintu bindi biri kuza ntabwo twari twabiteguye. Bigenda bite kugira ngo buri gihe umusore iyo ahuje n'umukobwa yaramwishimiye namara kumubwira ati birapfuye irabuze bigenda bite kugira ngo umuntu ahite yipakurura uwo muntu? Ibyo noneho ubikoze utabiteguye nk'uko nguko ukamubwira uje kugusura n'iki mugiye kwiganirira bikarangira kwifata kubananiye noneho ntimunakoreshe n'ubwirinzi agakubwira ati urabona nk'ubu nanjye ndi umujene wanateruye. Usibye no guterura urumva ndi umujene nibereye ubugeto nk'uko nguko wenda ndakodesha ntabwo nakwa meri wanjye hari uburyo ki haba ari mu ntara ndakodesha nkajya guhiga nk'uko nguko wenda mbonye nka 5 cyangwa se 10 ngomba kumenya ko ngomba kodepozamo ayo kuzigama yo kwishyura inzu adepoza nandi noneho yazangoboka mu gihe nanjye ntabashije kubyuka ngo nge muri ako kazi kanjye. Urumva yuko nk'uko iyo haje mako kantu kumva ndacyari umujene nanjye nkeneye uburyo ki ngomba
ngomba kwiyubaka nkazamuka. Iyo hajemo akantu ko kwakira izindi nshingano noneho kumva ko ugiye kuba umupapa noneho ujya nk'ubu nasize mu rugo, niba nasize pizza akavange kanje ziko nagasize ariko ndi bugasange, ariko iyo uzi ko wakivanga n'inyamaswa zitunguranye twatunde duto ntago twabura turiya natwo, ariko ufite kubifatanya gusa. Yes, ariko noneho uzi ko hari umuntu wasize mu rugo, umenye ukiva mu rugo ubundi ucyakira inshingano nk'uko ukava mu rugo, uba umenya ko ukiva mu rugo mubazi ba yacometse tayari. Ubu niba hari umuntu nasize ndi kuvuga ko yavuye mu rugo, ubu ugeze mu rugo aho navuye hari umuntu nahasize ukamubaza, iyo mu rugo mubazi itangira yacometse ku buhasize, noneho ahita acomeka mubaza akavuga ni tayari akazi katangiye. Ubu ngubu ndahangaha gutya urabona usanze gutya nta kazi ndimo, narindi kwigendera gutya imihanda, ariko ubu ngubu tutari kumwe nakubonye usa nk'umuntu ushaka kurwana. Noneho hariya niho byose biba bishingiye. Urabona uriya mupapa twari turi kumwe hari utuntu yarazanye adepoje adukuye mu ntara gutya, tuno tuboro tw'ibitoki bivamo imineke, araje duhurira hariya nigendera gutya, arambwira ati akira hano nkwereke akantu ufashe. Ati nkufashe iki? Fashe tuno tuboro tutudepoze neza utunerekere hariya tunkurire muri aka kamodoka kikomereze. Noneho turavuga, ndamubwira ati wowe ahangaha rero utu dutoki tawe ndabona ari 10, ntago ngupanika, urankubita inote y'igihumbi wikomereze. Ati tushyirire hariya neza dore twahiye ntudushwanyuze. Ubwo ndarebye mbona kurira mu modoka nongera amanuka nzana ikindi, ndeba undi mujene umwe ndamubwira ntihagarara aho nkufashe hano tudutoki tutudepoze hariya baduha amafaranga twikomereze. Noneho umupapa agize icyo araduhindutse, aravuga ni ngiye kwanza nta kazi nabahaye, ndabaha inoti ya 500 muyigabane muri babiri. Ndavuga noneho kugira ngo reba noneho walaye kugira nkoresha iminota irenga 10 mpagaze ndimo nzenguruka mpembe ibiceri 200. Bareba gufata 500 akagabana abantu b'abajene babiri nyine urumva. Ndamubwiye niko twavuganye igihumbi, mpampereje 500 yagafata undi kubera icyo uri kuba. Twizere ko amahirwe birangiye amahoro. Byarangiye amahoro, ariko iyo bitaza biza gukomera ntago byari kuba amahoro, kuko ntago nari guhaba nanjye. Uri inama ya mbere mu gihugu cy'amahoro, niyo mpamvu tugomba kurangwa n'amahoro, sibyo? Noneho ngira kuri The Rise TV tujya tugira utuganiro, quick question cyangwa se utubazo twihuse cyane. Ubaka kanya, wowe ubaka kanya wakifuza kubyara umwana umeze nkawe? Kubyara umwana umeze nkanjye, ufite imico imeze nk'iyanjye, ukurikije ukuntu wiyize? Njyewe nkurikije ukuntu niyize nk'ubu ngubu, ariko bamwe baba bavuga ko nyine ni mu gihe amaraso yacu iyo benshi bageze nk'aho ngeze nanjye, hari ukuntu baba biyumva bumva amaraso ashyushye, ariko ubundi ntago uburyo mba ndi kugendamo nanjye mba numva ndi mu murongo wa nyawo. Hari ukuntu mbizi nyine mfite akantu k'agakode mu mutwe mitashyuha nkanabanguka cyane, ariko buri icyiza cyanjye ntago ngiye mba numva hari umuntu nabangamira, ariko iyo ushatse kumbangamira nanjye mba numva twabangamira. Bivuze ngo ubu wambwiye ko mu kanya ninde mfite gutandukana nawe tujya ku bijyanye n'imibyarire, ariko ntiwifuza ko umwana wawe yavuka ameze nkawe? Ntago nakwifuza ko yavuka nawe afite kode nk'iyanjye. Urabizi neza ko karimo? Ndabimba mbizi ko karimo, ariko hari uburyo ngerageza kugakontorora nkagatwara bukeya, kubera ko hari akantu kaje ubu ngubu usanga umuntu ari gutambuka akagusambanyiriza ubwonko, akagushyira iki n'iki, bagukorera akantu katari ngombwa, ugashiduka ufashe umwanzuro utari nyawo. Ariko ubundi ndabizi iyo dukurikiranye ibintu by'isesengura nk'uko aravuga ni abanyabwenge, ubundi mu bantu abantu b'abanyabwenge baravuga ati ubundi ntugafate umwanzuro uhubutse cyangwa ngo ukoreshe ufate umwanzuro ufatanye uburakari. Niba umuntu akurakaje banza utuze ubundi ufate umwanzuro nyuma. Ibyo bimbwiye nk'umunyabwenge? Ibi ngibi bikubwiye mu bwenge bwanjye wenda sinzi, ariko kuri njye ndumva ko ari bwije cyane. Jewe ndi kubyumvamo nyine ko ari uko nguko. Ariko kabazo k'amatsiko, urumva ubaka kanya yo kukikongorera igisubiza abantu batacyumvisha. miliyoni wayimaze icyo nakora ntabivuze ibyo mbwiye ntago nabyemera. Reka
ubwo se ako kantu unazemo ako kantu rero kaba kanjyanye kurera ako kantu kamaye akaguru kari ku kandi umwana mwiza ari hariya ndi kumureba cyo kurya n'icyo kunywa kiri hariya ariko nyuma y'ibyo ngibyo amenya yuko aho ndi kubikura biri kuhava biri kugabanuka bitari kwiyongera ukamenya uburyo ki niba ari ako kantu mbwiye ariko ko numva ndi buze gushiduka nkavuzera ndaza kurabura ako kantu kamaye umaye miliyoni se amaka miliyoni nahita nishakiramo icyana cyiza nkahita nkita mu mago ewana ariko urumva ntabwo ugifite uri burarane mu kanya urateye uwo ndi burarane se oya mbere y'uko aza ubu ngubu urumva nk'ubu ngubu urumva arahari ntabwo nahita mutema ariko ikibazo nk'ubu nkabonye nk'aka kanya noneho nahita ngira imibare myinshi y'uburyo ki ngomba kukabyaza umusaruro ari njyewe n'uwo turi kumwe nimba nje guhiga nk'uko nguko hariya muri ako kazi karane ngufu nawe nkamenya ko hari akantu namusizemo hariya nawe ari gushakamo ibyo biceri bindi nawe yashaka akaba igihumbi ariko akakinjiza nanjye akabasenyitse nkayinjiza tukazamuka tukiteza imbere. Ujya ugira abahanzi ufana b'abaraperi mu Rwanda cyangwa se baririmba ibisanzwe? Abahanzi fana buriya abahanzi fana nemera Meddy byatari. Hari nk'indirimbo yuba wibuka vatingi iyo nyibutse? Meddy burinde bucya igenda ite? Igenda ite uvuze ati nyine iririmbwa ute? Mwate muse wagwana eko si ubwo buryo giye kugatamo ngo na kajwi hejuru burinde bucya twazamutse imisozi twenyine mu bihe by'amakuba twari kumwe uburyo bwiza ni ku mutima winonyegera umbyame mu gituza burinde bucya. ukuntu bajya bavuga ko buriya indirimbo za Meddy ngo zatumaga abantu batereta batabishoboye hari abantu hari ukuntu buri kumwe nk'umubebi nk'uko nguko muri kwigira nko kuzana amazi cyangwa muvuye ku ishuri se ukamureba ukabona ni umubebi ariko bitewe n'uburyo ubona ari hejuru cyane wenda n'ubushobozi bwawe budahwanye n'ubwe bavuga ni kumwegera nkamubwira yuko ndi kumwiyumvamo biragoranye cyane reka mbanze mutemo kano karirimbo kari gufiringa rave maze nawe wo yumve yuko hari ukuntu nyine turirimbo tujya tubikora nawe warangiza ugahita umubwira nako karirimbo ndakagutuye. Wigeze ugira ibihe byo kuririmbira umukunzi? Ibyo bihe noneho nabundi bavuga ko nta mujene ujya ugira isoni ubundi ariko muri ibi bihe byanjye najyaga numva hari umubebi naririmbira akaririmba ariko nareba naramuririmbiyeho gato yateye kuva kwishe burinde bucya namuririmbiye ka Soshomura karirimbo kagenda gute? Muririmbiye akaririmbo ka Soshomura kangaka kavuga ngo gatekereza kikahise wigeze uterwaho indobo n'umukobwa? Indobo se? Icyo bita indobo? Ntago nigeze watinda ku kati? Ntago nigeze nterwa indobo ahubwo bamwe twagiye bamwe bagiye bafiringa rave babonaga barimo bapanitse bari hejuru bashaka ko duhita twihutisha ibintu by'imibano kandi ngiye nk'umujeni nkifite byinshi byo gukora bikarangira bafashe umwanzuro ahubwo bakagenda nkumva ngo wa mubebi twakundanaga ariko atavuze ati wowe ntago turi kumwe ikomereza inzira yawe ntago yavuga kuko bidahura yabonaga ndi kumutinza asa nk'uri kubitwara gake we washaka ibyihuta bijyanye nuko nyine ngo baravuga ngo ibitinze birapfa n'ubundi agahita akora ibyihuta ariko nta mubebi wigeze umbwira nti rero wowe mu gihe tumaranye ndabona ntazi byawe icomokere ndabona nawe utazi ibyo urimo yagendaga gutya nyuma akampamagara ambwira ati ese uzi yuko ubu ngubu nanjye sigaye ndi mu rwego rw'abantu baba. Igihe wagerageje gutereta umuntu utari ku rwego rwawe yari ameze ate? Igihe nategerageje gutereta umuntu utari ku rwego rwanjye nagerageje gutereta umukobwa utari ku rwego rwanjye ariko ngiye ntabizi naramurebaga nkabona ndamwikundiye nyine bitewe n'uburyo nataye yiwe nyine na face nkumva ni neza nkumva namubwira ko mukunda ariko nyuma nje kubimubwira
naje kumenya neza menye wabo ndeba uburyo usanga se n'umusirikare meri wari umuganga kandi nje nkareba ubushobozi bwanjye nkavuga nese uriya mubebe yarankundaga n'abantu w'abahubwo abibwiye iwabo bitewe n'uburyo babonaga nanjye mu minsi ya kera mbona meze nk'umurara nyine wizengurukira muri karitsiye nkava ku ishuri singere mu rugo nkabanza kwikaraga karitsiye akavuga nese uriya murara buriya twatuma abana n'umwana wacu bakambonamo nyine kibobo nk'uko nguko. Iki kintu gikomeye cy'ibisazi wakoze mu rugo? Ikintu gikomeye cy'ibisazi nakoze mu rugo ntazibagirwa uvuga ati iki kintu niyo nahura na mene nambwa ati me byari ubwana. Ikintu gikomeye ngiye cy'ubusazi nakoze mu rugo ntazibagirwa nuko nacunze nuko nagiye kwiba ahantu biceri muri butike bakamfata barafata kuko bandambika muri karitsiye imbere y'abo bana nanateretana ibyo byana nateretaga n'ibyo twiganaga urumva nyine hari ukuntu bavuga ngo ni ugukora iby'abana ariko twari twaranabaye n'abakuru nta nubwo byari iby'abana. Ubwo rero icyo gihe nibwo umutipe umwe wari ufite butike muri karitsiye yigize icyo arambuka asohoka adakiza ajya mu yindi butike nanjye ndamureba nzi ukuntu ahise ninagamo gutya hari ukuntu bakurura akabati bagashyiramo ibiceri noneho nanjye nahise ngenda gutya ndengura ukuboko mba ndagakubiye mukuyemo nyamara kudushyira mu mufuka mbona nisohoka turakubitanira mu muryango nagaruka akabura ibiceri arahita nkurikira. Ubwo uzi ikintu cy'ubusazi nakoze nahise ninjiramo noneho mba nkase mu cyumba ndakinga umuryango wa mbere mpita nkingura uwa kabiri ukata mu gikari. Nari isanzwe mpazi najyaga namukorera mutekera ubuntu bw'uburindazi. Naho ikintu nakoze yamaze kugira ucya ataranareba mu kabati yumva urugi rurakubise yumva urundi rurakubise abasohotseho noneho twaranyanyagiye turagigira ndirukanga ndamusiga ariko kuko yari yamaze kumbona nanjye n'ubwenge buke nari mfite niruka njya mu rugo ngeze mu rugo sanga yahantanze abaranyoye na twaduceri nk'idufite bose ngo barajyana kuguru kudakora hasi bakandambika hasi nahise mvuga ibi ntago bizongera reka uhuriza he abantu bavuga ko ngo abakobwa bagezweho hari abafite nyasho abantu bakobwa bafite nyasho nawe niko niho wibere oyanjye nikondera kuntu tudutaye wenda urebye n'ubu ngubu n'uwo turi kumwe bari ku gataye nka Kabwiza ntago baba bafite urusataye nk'izabasha dibure kare ni agataye kananutse ni agataye nyine gasayize muri uyu minsi bari kubwita bwa maneke ukuntu bwo maneke nyine bufite mu nda zero hasi nta bintu nyine byo kubyibuha cyane wakoze cyane nari rwose guys rero ni The Rise twari kumwe na T-Boy ngo ni Titi Brown ariya Titi Brown mwakoze cyane abakurikiye The Rise mukandi subscribe share comment Astra Vista ciao.